ku itariki 9 i Buruseli mu Bubiligi habereye inama. Ndagira ngo wumve ijambo Perezida Felix Tshisekedi yaje gutangariza muri iyi nama. Ni inama yari yitabiriwe n'ubundi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, nawe iyo nama yarayirimo. Ariko Tshisekedi ndagira ngo wumve amagambo yatangaje muri iyi nama. Turaza no kugera nyuma tugende twumva ibyaje gutangazwa na Perezida w'u Rwanda nyuma y'iyi nama. Ariko mbere na mbere banza umve Tshisekedi ibyo yaje kuvuga, ari nabyo byakomeje kugenda bigarukwaho n'abantu benshi. Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie Ramaphosa à nos côtés. Perezida Tshisekedi mu ijambo yavuze hano yarageze hano dutsaye nkaho dutangiye uri kumva. Perezida Tshisekedi yarari kugaragariza abari muri iyi nama ko igihugu cye gishishikajwe by'umwihariko ngo n'amahoro, ndetse ngo ariko ngo ibyo bigasaba ko ahangaha muri iyi nama nkwibutsa ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe iyi nama yarayicaye, yasaga nkaho ari we ari kubwira direct. Tshisekedi amubwira ngo ibi birasaba ko utanga itegeko ku mutwe wa M23 shigikiwe n'igihugu cyawe. Muri iyi nama mbega Tshisekedi yameze nkaho noneho ari gushinja u Rwanda, amera nkaho ari kubwira perezida w'igihugu cy'u Rwanda, aramubwira ngo agaragariza bari muri iyo nama nubwo bitagiye bivugwaho rumwe n'abantu nyuma, ababwira ko ngo amahoro akwiye kugerwaho, ariko arahindukira amera nkaho ari kuvuga ngo ibi birasaba ko, abwira u Rwanda noneho yabwiraga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ngo birasaba ko utanga itegeko ku mutwe wa M23 bizwi neza ko ufashwa n'igihugu cyawe, karekeraho gukomeza guteza zino ntambara no kuzizamura, bizwi ko ari intambara ziri gutuma impfu z'abantu benshi bapfa. Yakomeje avuga ngo izo ntambara zabo nizo ziri gutuma abantu benshi bapfa, ndetse tumaze kubara abagera mu mamiliyoni mu myaka yagiye itambuka, ndetse kubw'izo mpamvu amateka azaducira urubanza. Niko Tshisekedi yabwiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri iyi nama. Tshisekedi yakomeje avuga ati nicyo gihe ngo duhindukire tugaruke tugane mu nzira y'amahoro n'iterambere. Tourner vers la paix et le développement. Je remercie le président Cyril Ramaphosa qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes, dont d'ailleurs... Gusa benshi bakomeje kugenda bagarukaho bagaragaza ko ijambo Perezida Felix Tshisekedi yavuze muri iyi nama ngo hari hakubiyemo kugerageza kwigira umwana mwiza, cyangwa se bimwe bita ngo kwigira nyoni nyinshi, kwigaragaza nkaho rwose warenganye uri umuntu mwiza cyane ndetse nta kibi cyawe. Ahanini babyashingiye kuri aya magambo nanone n'ubundi yakomeje avuga hano. Particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, pays avec lesquels nous avions des tensions, pour vous proposer de travailler ensemble. Tshisekedi yakomeje avuga ngo cyane cyane igihugu cya Uganda n'igihugu cy'u Rwanda twagiye dusa nk'abagirana ibibazo, ati niyo mpamvu nshaka ko dukwiye gushyira hamwe igihe kigeze n'ibyo bihugu mu rwego rwo kugira ngo twongere duharanire iterambere by'umwihariko ry'abaturage bacu. À aucun moment je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Ngira ngo uramwumva Perezida Felix Tshisekedi yakomeje avuga ngo nta na rimwe nigeze ngaragaza imyitwarire y'ubushotoranyi yaba ku Rwanda, yaba ari kuri Uganda, cyangwa se no ku kindi gihugu icyo ari cyo cyose, cyane cyane mu byo duturanye. Ngira ngo iri jambo Felix Tshisekedi avuze hano ryo kuvuga muri iyi nama, ubwo yari muri iyi nama mu Bubiligi, abwira bari muri iyo nama yigaragaza neza, avuga ngo nta na rimwe nigeze ngaragaza imico y'ubushotoranyi cyangwa se imyitwarire y'ubushotoranyi yaba ku Rwanda, yaba kuri Uganda cyangwa n'ibindi bihugu ibyo ari byo byose. Nibyo mwakomeje kugenda mubona bizenguruka abantu bavuga ngo uyu muntu hano ntago ibyo yavuze ari byo. Nibwo batangiye kugenda bazana amavideo menshi bakayahuza n'iri jambo rya Tshisekedi avuga ngo nta na rimwe yigeze agaragaza imyitwarire y'ubushotoranyi na rimwe, yaba ku Rwanda n'ahandi hari hose. Abenshi babonye ko bahise bagenda no bazana amavideo, nicyo cyiza bari cy'amavideo n'ibimenyetso. Batangira gufata ayo mavideo noneho ya kera cyangwa se mu minsi yashize. Perezida Tshisekedi ari kuvuga rino jambo avuga ngo nta na rimwe muri iyi nama yarari mu Bubiligi, avuga ati nta na rimwe nagaragaje imico y'ubushotoranyi ku Rwanda n'ahandi hari hose. Bakabihuza noneho n'amavideo ya mbere Tshisekedi ari kuvuga ati nzaba ndigoma
dufata ibitwaro turase mu Rwanda, tuzakora ubutegetsi bw'u Rwanda, tuzakora ibi nibi bya bindi byose yagiye avuga ngo tuzarasa mu Rwanda dukureho ubutegetsi, byose bya bindi byose yagiye avuga. Ayo madisikuru niyo mpamvu wagiye ubona abayazana bakayahuza n'iri jambo yavugiye muri iyi nama i Buruseli, bameze nk'abari kugaragaza ko ibyo yavuze bitari byo. Imico y'ubushotoranyi yayigaragaje kenshi, by'umwihariko amadisikuru yagiye agaragaza cyangwa se yagiye avuga ubwo yiyamamazaga. Muri iyi nama Perezida Felix Tshisekedi yakomeje ijambo rye ryo kigiye no gukomeza tukumva, ariko amaze kuvuga n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe yaje aravuga. Gira icyo abwira bari bari muri iyo nama. Seul capable d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuel. Perezida Felix Tshisekedi yakomeje avuga ati ni twebwe twembi dufite ubushobozi bwo kuba twahagarika izi ntambara, ndetse akomeza avuga ati ibi ndabivuga n'umutangabuhamya Perezida Joao Lourenço muri kano kanya uhagarariye Union Africaine. Yashimiraga mbega Perezida Joao Lourenço agaragaza uruhare yagize mu kuba yatanga nk'igisubizo muri bino bibazo byose biri kuba, ndetse agaragaza ko hari amasezerano yahagaze kandi Kongo yari yiteguye kugira ngo ibibazo byose ngo bikemuke. Ndetse hano nibwo yakomeje avuga ati twebwe ndagira ngo abari hano muri iyi nama, muri iyi forum, ni nama yari yabaye nyine bayita ngo ni Global Gateway Forum ya 2025 yari yabereye mu Bubiligi. Tshisekedi yakomeje avuga ati twebwe nitwe dufite ubushobozi, abari muri iyi nama ndetse n'abisi yose mu bimenye ko dufite kugerageza kuba twahagarika bino bibazo biri kuba. Atari ko mumbwirire perezida ko, ubwo nyine yavugaga perezida w'u Rwanda, ibi ngo bimusaba ko noneho ngo atanga itegeko kugira ngo umutwe mu 23 ngo ushyigikiwe n'u Rwanda ahita aboneraho gukomeza gushinja u Rwanda ibyo u Rwanda rwakomeje kugenda ruhakana kuva kera ndakorana n'umutwe wa 23. Ndetse Tshisekedi yakomeje abwira u Rwanda avuga ngo nicyo gihe kugira ngo twongere dusubire mu biganiro dukemura iki kibazo tugane mu nzira y'amajyambere y'ibihugu byacu twese. Akomeza anashimira perezida wa South Africa, avuga ati perezida wa South Africa ndamushimira uri hano, nawe yarari muri iyi nama, anamushimira ko ngo atigeze azuyaza yamubaye ku ruhande, ndetse kugeza nayo yohereje ingabo ze muri Kongo kugira ngo zimufashe mu rugamba. Se anagaragaza ko igihugu cya Kongo kizakomeza ngo guha icyubahiro no gukomeza kwibuka abasirikare ba South Africa basize ubuzima muri Kongo ubwo bari baje kurwana uru rugamba. Yabwiraga Cyril Ramaphosa. La paix et le développement. Je remercie le président Cyril Ramaphosa qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes, dont d'ailleurs certains éléments sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays, au front, ce qui nous oblige à rester définitivement reconnaissants envers la République d'Afrique du Sud et des autres républiques sœurs de Tanzanie et de Malawi qui avaient aussi contribué à des troupes. L'Afrique aujourd'hui a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. Tshisekedi yavuze ngo iki ndashaka ukibwira Perezida Kagame, ati ndetse ndabizi ko icyo ngiye kumubwira twagishobora, ati ndagira ngo tugire umurava cyangwa se tugire umuhati. Yivugaga ubwo ni Perezida Tshisekedi abwira na Perezida Kagame avuga ngo nge nawe ndagira ngo tugire umuhati cyangwa se dutinyuke twirebe mu maso bwacu tubashe kureba ngo bino bintu nta makosa cyangwa se bino bintu ntago bigenda neza, biturangiza tubikosore ahanini dushingiye ku mibereho myiza cyangwa se cyaba ari umwanzuro mwiza dufashe ujyanye n'imibereho myiza y'abaturage b'ibihugu byacu byombi. Vous voyez que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment. Ndetse Tshisekedi muri iyi nama hano yakomeje avuga ati ubundi njya kuza hano nari nazanywe na gahunda cyangwa se nari mfite na gahunda yo kuza kongera kuvuga ku by'ibihano cyangwa se kongera gusabira u Rwanda ibihano, atari ko reka mbe mbiretse. Ndagira ngo mve ijambo ryose ryavuzwe na Perezida Tshisekedi. Abenshi bakomeje kugenda bagarukaho bavuga ngo muri iyi nama ijambo yavuze mbega yagerageje kwigira nyoni nyinshi, niko njya numva mu byita. Tshisekedi yongeye kuvuga hano akomeza avuga ngo nari mfite gahunda yo kuza kongera gusabira u Rwanda ibihano, atari ko reka mbe mbiretse gusabira u Rwanda ibihano. Gusabira u Rwanda ibihano ngiye kuba mbihagaritse mu gihe ntegereje igisubizo kiri buze gutangwa na Perezida Kagame. Évidemment d'avoir la réponse du président Kagame, parce que j'ai vu ici dans la salle également l'émissaire du président Donald Trump
dont je salue l'implication dans la crise qui frappe mon pays, et à travers lui également nos amis. cyane cyane ko muri iki cyumba cy'inama nahabonye intumwa yatumwe na Perezida Donald Trump, samushimira kuba yaje n'uruhare rwabo, ndetse abonera no gushimira ati ndabona n'izindi nshuti zacu zaturutse muri Katari. Je crois que cet appel est la preuve que la République démocratique du Congo n'est pas belliqueuse. La République démocratique du Congo veut la paix, la véritable paix qui va entraîner la stabilité et permettre le développement de cette région qui pour moi est l'une des plus belles régions du monde, c'est-à-dire cette région des Grands Lacs. Tshisekedi yakomeje avuga ati ibi ni bigaragaza kandi ko igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twebwe rwose nta mutima mubi cyangwa se nta bikorwa by'ubushotoranyi no gushaka intambara dufite. Icyo dushaka ari uguharanira amahoro arambye, ndetse tugashaka amahoro azahoraho, ndetse tugashaka n'ukuri. Avuga ati ikindi ibi bikanagarura amahoro mu karere kacu k'ibiyaga bigari, akarere mbona ko kari no mu turere twiza cyane turi kuri iyi si, ariko bita ngo ni akarere k'ibiyaga bigari. Niko Tshisekedi ngakabona. Nizere ko ibi ngibi kandi nanone byumvishwe na Perezida Kagame. J'espère que cet appel sera entendu par le président Kagame et je lui dis ma disponibilité à discuter de cette situation. Tshisekedi avuga ati nizere ko bino byumvishwe na Perezida Kagame, kandi mumenyesha ko nje niteguye igihe icyo ari cyo cyose kuba twajya mu biganiro kugira ngo tuganire kuri iyi situation. Uyu ni Perezida Tshisekedi noneho muri iyi nama imbere y'abantu bose wongeye gusaba avuga ati ndagira ngo menyeshe Perezida Kagame ko niteguye ngo kuba najya mu biganiro tukaganira kuri iyi situation. Gusa nyuma yuko Tshisekedi avuze iri jambo, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe muri iyi nama yaje guhabwa umwanya agira icyo amenyesha bari muri iyi nama. Ariko iryo jambo yavugiye muri iyo nama, ndetse Perezida w'u Rwanda amaze kuvugira ijambo muri iyi nama, yaje asubiza kuri ibi Tshisekedi yari yavugiye muri iyi nama, birimo gushinja u Rwanda, birimo kwigira nyoni nyinshi cyangwa se kugaragaza ko Kongo rwose nta kibazo na gito cy'ubushotoranyi yigeze igaragaza ku Rwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaje kubisubiza n'ubundi aciye kuri Twitter cyangwa se kuri X agira icyo abivugaho. Reka twumve ijambo Perezida w'u Rwanda nawe yavugiye muri iyi nama, twumve n'icyo yasubije ku magambo ya Tshisekedi, ndetse n'ibyagiye bigarukaho n'abantu ku byabereye muri iyi nama. Byose ni mu kiganiro kigiye gukurikira. Kora subscribe hasi nze twikomereze.